Ikaze kuri channel iwacu Bikora Bite TV, channel twigaho ibimera bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndabashubije rero aho muherereye hose akunda channel iwacu Bikora Bite TV, aho muherereye mwese turabashuje. Tudatinze rero tugiye kwiga akamaro k'iki cyatsi mubona hano bita ngo ni kamaramano y'ubwoko bwa kabiri. Kamaramano ni iki? Ese twayikoresha gute? Kamaramano ni icyo bita umuryanyoni. Muri kino gihe rero hari ibibazo biriho cyangwa mubona cyangwa wumvise ariko ntubashe gusobanukirwa ibyo ari byo. Rero ibi ngibi tugiye kukwigisha cyangwa kukwereka bikura umuntu ku mico mibi yari afite ariko bitamuturutseho. Nabyumvise, bifasha umuntu ufite imico mibi ariko bitamuturutseho. Icya mbere, ushobora kuba ufite umwana waramureze neza agakura neza afite imyitwarire myiza, ariko igihe runaka ugasanga ni wa mwana usigaye ari we murwanyi wa mbere muri karitsiye, ugasanga ni wa mwana ni wa mbere unywa inzoga zirenze ukwemera, zirenze urugero, ugasanga ni wa mwana kwiba ku musozi niwe. Rero ariko ibyo bikamubaho atari we ugize gute, ubigizemo uruhare. Rero ibyo bintu akenshi abantu benshi ushobora kuvuga ngo ni uburere bwo ababyeyi bamuhaye bubi, kandi uwo mwana si we pe. Nta muntu bitabaho, waba ukomeye waba woroheje, icyo gihe ibyo bintu bitugeraho. Hari n'ukuntu usanga hari umuntu w'umugabo, ufite umugabo cyangwa umugore, nawe izo ngeso zimubaho, ariko si ukuvuga ko wenda aba yanyweye inzoga nyinshi cyangwa yarenze urugero, kuko kunywa inzoga abazinywa mu rugero ntacyo zibatwara, ariko abafite iyo ngeso yo kunywa inzoga ukarwana n'ibyo wari ufite mu rugo ukabyibuka bijyana. Ese aba bantu twabafasha gute? Ushobora kuba ufite umugore, uwo mugore akaba ari umugore w'umusinzi, nubwo yanywa n'icupa rimwe. Hari igihe ashobora no kunywa icupa rimwe ariko yanywa n'inzoga akabura inzoga zimuhagije. Rero ibi bintu si we. Ushobora kuba ufite umugabo akanywa inzoga, nubwo yanywa agacupa kamwe, nubwo rimwe ugasanga ni wa mugabo utukana ku musozi, rimwe na rimwe polisi yamujyanye, rimwe na rimwe ugasanga niwe uhora muri gereza bitewe n'ibyo, ariko si bo. Rero ikindi kintu twavuzeho tugiye kuganira, icyatsi bita umwiryane. Hari igihe bafata iyo nzoga bagakoreshaho ibyo bintu mvuze, ariko simbabwiye uko bikora. Ugasanga akigera mu rugo abana barirukanse, nta mahoro atanze mu rugo, nta mahoro atanze mu mudugudu, ugasanga ni za nduru. Ibi bintu rero biriho kandi bizongerera sosiyete yacu, kandi tugomba kugira gute, kwiyubaka kugira ngo tubone icyerekezo n'aho tujya. Aka katsi rero mubona hano, iyo ubona umuntu wawe iyo mico atayigiraga, ukabona ni ibintu bishyashya bije mu buzima bwe, ufata aka kantu ubona, aka katsi mubona, warangiza ugateka mu gitoki, kongeramo ikirogora, nicyo bita kamaramahano cyangwa umubuza. Warangiza iyo yari ibintu bamuhereye muri izo nzoga,
iyo ari ibintu bamuhereye muri izo nyama, iyo ari ibintu bamuhereye mu itabi, iyo ari urwo rurindagiro ntabiruka, iyo ari muzima ntabiruka. Ariko mujye mumenya ko hari karande hakaba n'ibitererano. Twe rero turi kuvuga ibitererano kuko karande nta muntu ugiyivura rwose. Karande ni karande, nimba uri muremure uzaba uri muremure, uri mugufi gusa karande ni karande, nta muntu ujya uvura karande, sibyo? Uyu muti rero iyo amaze kunywa cyangwa amaze kuwuteka, kuko uwuteka no mu biryo nta kibazo watwara, ukabona atangiye kujyamo korwa, uzamenye ko uyu muntu wawe bamuvangiye muri izo nzoga, muri za ngeso nyine ubona zidakwiriye umuntu muzima. Aka kantu kavura ba bantu. Ushobora kuba ufite umwana, ushobora kuba ufite uwo mugabo, ushobora kuba ufite umugore, ukaba ufite umugabo akajya nko mu kazi, noneho ariko ntagire umutima wo kugaruka mu rugo, akumva kugaruka mu rugo umva mbese ni ikibazo. Ese wowe wamufasha gute? Iyo uri umugore cyangwa uri umugabo umusura ku kazi, ukitwaza akababi kamwe k'aka kantu n'umugombe, warangiza ugateka icyayi kirimo umucyayicyayi mugasangira, wamubuzaga kugaruka ntiyongera, noneho ugafata utundi twatsi dukeya ukatera mu rugo ariko wogemo ikirogora. Ibi bintu bituma wa muntu wari ufite wa mutima wo kutagaruka mu rugo agaruka mu rugo. Aka katsi iyo ufite nk'umwana, hari abana batumuka mu rugo, wanatekereza no gusubira iwabo akavuga ati wapi wapi wapi, akagenda mbese akamera, mbese nicyo bita ikibunga. Nigeze kubigisha ikibunga cyo mu mazi, uburyo wafasha uwo mwana, ariko ni uburyo ukoresha na cya kibunga cyo mu mazi nawe wamufasha gute rero? Iyo ubona ufite umuntu uhora abunga gutyo, uwo ari we wese wamufasha. Muzarebe ahantu twize ikibunga cyo mu mazi, twongeyemo kano uburyo wafasha uwo muntu ufite icyo kibazo kimeze gutyo. Kano katsi rero kavura kubyimba mu ntege, ariko wongeramo icyo bita amababi y'ikibonobono, ukabisekurana ukajya ufunga hahandi umuntu aribwa mu ntege, ahantu mu ntege hose ukumva uri mu buribwe budakira, ukumva mbese wabuze amahoro. Aka kantu uragakoresha, ariko kavura ku bintu bijyanye n'ibitegano. Hari abantu rero bakunda kurwara ibitegano bakabeshya ngo ni imitsi, ariko imitsi iryana, imitsi ibyimbisha, imitsi ikubuza kugenda. Narababwiye ngo igihe urwaye noneho ukajya kwa muganga bakakuramo iyo ndwara kandi wumva urembye, uba wumva iyo ndwara ari. Igihe rero wumva indwara imeze gutyo, wajya ujya kwivuza ukareba kwa muganga, batagusangamo indwara ukajya uyoboka kinyarwanda nyine cyangwa gakondo aho muherereye hose, ukareba ko wakwivuza cyangwa ukareba kuri YouTube ukareba umuti wagufasha, ko imiti iriho. Buriya ni uburyo twigamo imiti, cyangwa uburyo iwanyu byaba bikora bite nyine, mukajya mudusangiza ubumenyi, rega ntacyo bitwaye. Kano katsi rero dukunda kukivurisha icyo bita uburima. Uburima ni indwara ikunda gututumba ku mirundi, ikaza ari uduheri twinshi bigatutumba, ariko ufata kano katsi ukongeramo icyo bita igitiritiri, ukabitwika ukabisigaho, ukareba ko uburwayi bwawe bugenda bugabanuka. Ikindi kintu rero kano katsi kavura,
gakunda kuvura amaso, abantu bakunda gukuba amaso cyane, ariko wirinda kugasuka mu jisho. Ufata kano katsi warangiza ukakavanga n'igitunguru ukajya ukaraba mu maso birakuvura. Uko ugenda ukaraba mu maso bivura ubuhuhirano bw'amaso. Rero ikindi gice kigiye kuza tuziga uburyo ubwo bwo mu maso uko bukora cyangwa uko babutera n'uburyo wabwivuza. Cawo cawo, turi kumwe, Imana ibarinde. Ku bantu bakunda kwandika channel y'iwacu muduhe nomero irahari. Ushaka rero kwivuza cyangwa kumenya ibindi byose yajya twandikira tukamusubiza nta kibazo. Murakoze.